nagira ngo ngwebwirire ibidashobokera abantu Imana birayishobokera. Ngaguha indego ivuga ngo henduka, niwamara guhinduka nawe uhindura abandi. Twongeye kubasuhuza bene data mukomeje kudukurikirana kuri televiziyo ya Ndi Umukristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndasuhuza wowe uri mu Rwanda, ndasuhuza wowe uri muri Afrika, ndasuhuza wowe uri Nigeria, Central Africa, ndasuhuza wowe uri ku migabane hirya no hino yo ku isi. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ndasuhuza wowe uri kumvira ijambo ry'Imana uri mu bitaro, wowe uri mu nzu y'imbohe. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ndagira ngo ubwire ni haracyari ibyiringiro. Imana nitindane nawe cyane, kandi ndagira ngo nongere ngurarike kugira ngo kuri iyi televiziyo ya Ndi Umukristo, kugira ngo ujye ukurikirana ijambo ry'Imana ryihumure, ndetse uzahakura kunesha, uzahakura izindi mbaraga, kandi uzahakura ubwo byose, kuko ndabizi Imana ifite umugambi kuri wowe. Hariho icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe. Reka dusenge tutangirane iri jambo ry'Imana. Mana, turagushimiye, habwa icyubahiro, izina ryawe niryubahwe. Ngushimiye mwene data, ngushimiye mushiki wanjye, ngushimiye abarya bakurikira ino televiziyo ya Ndi Umukristo. Data wa twese mwiza, ngushimiye bano bamaze gufungura kuri YouTube bakangurikirana. Amahoro y'Imana nabane natwe twese. Uko ngiye guhabwa umugisha, nabo umugisha bawubone, no bahabwa ikaze, babone ubuntu bw'Imana. Data wa twese mwiza, mwamudukunda, reka agifungura kano ka video, reka abone umugisha uvuye ku Mana. Data wa twese mwiza, ngaho bana natwe, kandi uko arakurikirana ijambo ry'Imana pakarirangiye, abariko nawe ukomeza kumwongera imigisha ndetse n'imbaraga n'ubugingo, abarukomeza kubugira bwinshi. Ngaho bana natwe, bana na mushiki wanjye ugiye kungurikirana mu mwanya w'ijambo ryawe. Ni konsensi Imana mu izina rya Yesu, amen amen. Reka turebe ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu gice cya 4. Nawe fate Bibiliya yawe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni hano mu gice cya 4 turasoma umurongo wa 22 ndetse na 23 na 24. Haratubwiye ngo dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni Imana y'umwuka, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Wowe umaze gufungura iyi video, wowe umaze kujya kuri televiziyo, ndagira ngo nongere ngo byire ni Imana ishaka ko abayisenga tuyisengera mu mwuka. Kandi ijambo nguteguriye riravuga ngo henduka, niwamara guhinduka uhindure abandi. Hinduka, niwamara guhinduka uhindure abandi. Twenda gukorekerana ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu bice 4. Turahasanga abagabo batatu cyangwa se abantu bane mu byiciro bitatu. Wa mbere tubona mu ijambo ry'Imana ni Umusamariya waje kuvoma, ngo ariko ageze ku iriba ahasanga umugabo witwa Yesu. Yesu akaza ari uwa kabiri. Nongo Yesu atinza ku iriba, n'abigishwa nabo baraza, ariko bamaze kuhagera ngo basanga Yesu afite ikiganiro n'Umusamariya. Bamaze gusanga afite ikiganiro n'Umusamariya, kandi burya ntabwo byakundaga, ntabwo byashobokaga ko Umuyuda n'Umusamariya
ko bahagarara hamwe. Ntabwo byakundaga ko Musamariya no Muyuda ko bagomba kuvugana. Ntabwo byakundaga ko Muyuda no Musamariya ko bagomba kwicara ngo basangire. Ariko ndagira ngo ngwebwirire, ibidashobokera abantu Imana birayishobokera. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ngaguha indego ivuga ngo henduka. Niwamara guhinduka nawe uhindura abandi. Mushiki wanje wungurikiye, wa mwene data, uri mu Rwanda, uri mu mahanga, wowe uri muri diaspora, wowe hirya no hino ku isi, wowe ushobora kunyumva kuri televiziyo ya Ndi Umukristo, uhinduke. Niwamara guhinduka kugira ngo Imana igukoreshe uhindura abandi. Nasomye n'ijambo ry'Imana rirambwira ngo uwirata yirate Yesu. Wakirata amafaranga bugaca mu gitondo yashize. Wakirata amamodoka mu muhanda zigakora imbanuka. Wakirata akazi keza bugaca mu gitondo baguhananduye. Wakirata amasambu, wakirata inka, wakirata amashuri bugaca mu gitondo urupfu rwatashe kuri wowe. Uwirata rero niyirate Yesu. Uyu mudamu w'Umusamariya yari afite ubwibone bw'indengakamere. Yesu amaze kumusaba amazi yaramubwiye ngo kuri Umuyuda ngaba njyewe Umusamariya naguha amazi gute? Niki kiduhuje? Nda nubwo amategeko atwemerera ngo be wanambugishije, nda nubwo amategeko yemera kuba wanansabye, ariko Yesu yamusubije ijambo ryiza cyane. Aramubwira ati mudamu mwiza, iyo wabaye waruzi ugusabye amazi uwo ari we, uba wemeye ukamuha amazi, wamara kumuha kutuzi nawe ukamusaba akaguha amazi y'ubugingo. Kuko mwebwe muza kuvoma hano mukongera mukagaruka, mukongera mukagaruka, inyota ndetse mwamara kuyanywa inyota ikagaruka, ariko njyewe amazi ntanga. Uyanyoye ahita ashira inyota uhereye none kuzageza ku bugingo buhoraho. Haleluya. Mana twishimire kandi tindane natwe cyane. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kwakira Yesu. Ndakwifuriza gutunga Yesu mu buzima bwawe. Ndakwifuriza kugendana na Yesu. Burya iyo mugendanye hari byinshi hari byinshi uzabona biri gutungana, hari byinshi uzabona biri gukemuka. Indego nakubwiye ngo hinduka uhindura abandi, kuko abahindutse ni nabo Yesu akoresha kugira ngo agire abandi ahindura. Wowe niwamara guhinduka Yesu azagukoresha. Kandi ngubwire nta kintu cyiza ngo gukoreshwa na Yesu. Wakoreshwa na bose runaka, bwaca mu gitondo akagushakaho impamvu akakwirukana. Wakoreshwa wakora mu kazi runaka, muri kampani runaka, ariko bwaca mu gitondo igahomba, abakozi bagataha. Ariko Yesu ndawamukoreye uzavira mwaho. Yesu ndawamukoreye uzataha amaramasa. Tore mu buzima bwa hano ku isi tuzarya kandi tuzanywa. Tore ko ubuzima bwa hano ku isi tuzambara kandi tuzaberwa. Kandi na nyuma y'iki gihe atubikiye ubugingo. Va mu bwibone, va mu bwibone, va mu bwirasi, va mu bintu bitambaye agaciro. Wakire Yesu, umwemerere akubera umuyobozi. Buriya nshuti yanjye, buriya ibidutera ubwibone ni byinshi. Yenda rye wabona mugenzi wa mudasengana kuvuga ngo ubwo rero tudasengana ndamahirwe namuha, ubwo rero atari mwane wacu ndamahirwe namuha, ubwo rero tutavukana ndamahirwe namuha, ubwo rero tutavuka mu karitsiye imwe ndamahirwe namuha, ubwo rero tudahuje igihugu ndamahirwe namuha, ubwo rero tudahuje ubwoko ndamahirwe namuha. Aho hose ni ahantu hakomoka ubwirasi. Nshuti yanjye, nasomye ijambo ry'Imana hariya muri Yohana igice 1:12, harambwiye ngo cyakora abamwemeye bakanamwizera ngabo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Twamaze kuba abana b'Imana, abantu bose tubabona nk'abana b'Imana, abantu bose tubabona nk'abagenzi bajya mu ijuru, abantu bose tubabona nk'abafite amahirwe yo gukizwa,
abantu bose duhita tuba umwe muri Yesu, ntabwo tuba tukiri babiri, duhita tuba ubwoko bumwe. Nda muhutu uba ugihari, nda mututsi uba ugihari, nda mutwe uba ugihari. Niyo mpamvu mwebwe abakomeje gukurikirana iyi televiziyo ya Ndi Umukristo, nyine ni Ndi Umukristo nyine. Mana yakishimwe cyane. Ndi Umukristo. Ubukristo wabukorera aho utuye, ubukristo wabukorera mu mahanga, ubukristo wabukorera mu kazi, ubukristo wabukorera aho ucururiza, ubukristo wabukorera aho ukanishiriza amamodoka, ubukristo wabukorera kwa muganga. Kuko nyine uri umukristo, iyo mbuto y'ubukristo ibiri muri wowe. Ariko banza uhinduke kugira ngo nawe Yesu agukoreshe uhindura abandi. Mwene data kandi inshuti ya Yesu, ariko Yesu amubwira ijambo rikomera, amubwira ngo iyo bayi waroze ugusabye amazi ukamenya uwo ari we, wakemeye kumuha amazi, wamara kumuha amazi nawe ukamusaba, nawe yaguha amazi y'ubugingo. Kandi aya mazi Yesu atanga, iyo wayanyoye ushira inyota, iyo wayanyoye nda nyota wongere kugira ukundi. Boje mpamvu ubona abantu basubira inyuma bakaririmba, ariko kandi bagasoma kuri kabyeri, bagahanura, bagasoma kuri ka whisky, ndetse bakabwiriza, bagasoma kuri ka warage. Ntabwo Yesu arabaha amazi y'ubugingo. Iyo wamaze kunywa kuri amazi Yesu atanga, ushira inyota. Iyo wamaze kunywa kuri amazi Yesu atanga, ushira icyaka kirashira. Ndagongera kurarikira byeri, ndagongera kurarikira izindi nzoga zose, kuko Yesu abaguhagije, Yesu abakunyuze, Yesu akumara inyota, icyaka kigashira, inyota igashira, inzara ikagenda, bucyana bukagenda, ndwara zigahunga. Haleluya. Mana twagere kandi tindane natwe. Wazafungura iyi video ndagira ngo ubwire ngo Yesu nano uyu munsi aracyamara inyota, Yesu nano uyu munsi aracyatanga ubugingo, Yesu nano uyu munsi aracyashaka abarushye n'abaremerewe. Mwemerere ufungure umutima wawe, mwemerere umuhe ikaze. Mbambo gihanura ari kugasinda, mbambo kebyereza ari kukangwe besendisha, nuko utarahura na Yesu. Ngwifurije guhura na Yesu, murire harakuririra riba, umusabe nawe kandi azaguha. Umusabe wazaguha ku mazi y'ubugingo, azaguha ku mazi amara inyota. Uriya mudamu rero uzi icyakurikiye, yararebye aravuga ko byagenda kose njyambura n'imvune, aho nduruka mvuye nje kuvoma amazi kuyakura hano nyajyana imuhira, biba byangwaye cyane. Ubwo uyu muntu avuze ngo amazi ari bumbereze, azahita amara inyota. Reka nze mwisabire ambe kwaya mazi kugira ngo ndazahora ndi kugaruka hano. Nawe aramwemerera, amaze kumwemerera rabira ati noneho mba kwayo mazi kugira ngo nanjye nshire inyota. Bonde byangoraga ngora ndi kuza hano nje kuvoma hafi ya buri munsi, byangoraga. Ariko uriya mudamu ntabwo yarazi cyari gusaba Yesu, yebye ngo namazi asanzwe. Ariko Yesu we yarazi icyo ashaka guhereza uriya mudamu. Mwene data, Yesu azi icyo ashaka gukora ku buzima bwawe, Yesu azi icyo ashaka gukora mu buzima bwawe, Yesu azi icyo ashaka kuguhereza, icyo ashaka gukora ku buzima bwawe arakizi. Mwemerere umufungurire umutima, mwemerere umuhe ikaze, azi icyo ashaka gukora. Mana yakishimwe cyane. Mudamu amaze kwemera, Yesu abaramwegereye, Yesu mu yandi magambo abaramubonye, kuko mudamu yemeye gufungura umutima. Yesu aramubwira ariko ni byiza ko naguhaye amazi, ariko ukazana n'umugabo wawe. Mana yakishimwe cyane, ukazana n'umugabo wawe. Umudamu arebye asanga nta mugabo afite. Navuga ati databuja, nta mugabo mfite burya, uko ndeba ni gutya ndi, nta mugabo mfite. Yesu abaramubonye, Yesu amaze kumubona, kuko Yesu yaramusabye ibyo abona, Yesu yaramusabye ibyazi, Yesu yaramusabye kugira ngo akomeze amwiyegereze baganire. Ariko umudamu nawe aba umunyakuri,
Yesu aramubwira ati ya mudamu ndakubonye noneho umbwije ukuri. Mu yandi magambo uriya mudamu yari yatangiye gukizwa, uriya mudamu yari yatangiye kwakira ubuntu bwa Yesu. Iyo turi mu buntu bwa Yesu tuvuga ukuri, iyo turi mu buntu bwa Yesu ukuri kuraza. Mana yacu dusange kandi tindane natwe cyane. Ndakwifuriza kuba mu buntu bwa Yesu. Ni wa muntu bwa Yesu ukuri kuzaza, ni wa muntu bwa Yesu ukuri uzavugisha ukuri kuzatura muri wowe, ukuri kuzaba muri wowe, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana, kandi ukuri ni Yesu. Mana yacu twishimire kandi tindane natwe cyane. Ijambo nateguye muri iki gice cya kane nagomeje gusoma kuko Yesu yagarutse ku kuri cyane. Nasanze ukuri hano muri iki gice twasomye kino cya kane, ijambo gusenga byabonetsemo inshuro 9. Mana yacu ishimwe cyane. Kandi ijambo ukuri byabonetsemo inshuro 5. Niyo mpamvu Yesu arashaka kugira ngo tube abanyakuri, kuko Yesu arashaka ngo uhinduke. Niwamara guhinduka ubu umunyakuri, n'abandi bose uzababwiza ukuri kandi bazumva ukuri, kandi Imana yacu izagufasha. Uriya mudamu icyo yakoze ni kimwe. Yesu amaze kumubwira ngo ndakubonye noneho uri umunyakuri, kuko ibyo uvuze ni ukuri. Nta mugabo ufite kuko abo wari ufite barapfuye, n'uwo wararanye na mw'iri joro ntabwo ari uwawe. Ye mudamu, ibyo ukina nabyo ntabwo ari ibyawe. Wongurikire, ibyo ukina nabyo ntabwo ari ibyawe. Byose Yesu arabizi. Rekura ibitari ibyawe. Yesu ashaka kuguha ibyawe. Rekura ibitari ibyawe. Hari igihe ugundira ibitari ibyawe, ariko Yesu ashaka kuguha ibyawe. Uriya mudamu ndacye yari afite, ariko amaze guhura na Yesu yabonye icyo kwirata. Maze guhura na Yesu yabonye iki. Mana yacu twegere kandi tindane nawe. Nta kindi Yesu yakoze rero. Yaravuze noneho ubwo dafite umugabo, genda urarike n'abaturanyi. Niwamara kurarika abaturanyi ubabwire nabo baze mbahe kwaya amazi kugira ngo batazongera kugaruka kuvoma hano. Mudamu yaragiye. Gusa icyo yagendanye byishimo. Yagendanye byishimo by'uko yari yamaze guhura na Yesu. Amaze kugera mu ikaritsiye abahuye nabo yarabwiye ngo murabizi mbonye Mesi, mbonye umuhanuzi ukomeye. Uriya mudamu mu yandi magambo abaye evangeliste, abaye umuvugabutumwa. Atangiye guhamya. Yagiye abwira bagenzi be n'abandi bose bahuye ati murabizi hariya tuvome, hariya tujya gufata amazi, mbuye na Mesiya, mbuye n'umuhanuzi, mbonye umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, ambwiye ibyanjye byose. Nshuti yanjye, mw'iyi minsi mfite icyifuzo Imana yongere isuku umwuka wayo mu itorero. Imana yongere itegura abasenzi. Imana yongere itegura abavuga butumwa, bagarura ubwiza bw'Imana mu gihugu, bagarura ubwiza bw'Imana aho batuye, bagarura ubwiza bw'Imana aho basengera. Imana yongere ikora ibitangaza. Ariko hinduka kugira ngo nawe uhindure abandi. Yesu araguhamagara ngo aguhindure. Yesu araguhamagara ngo aguhe icyawe. Byo ufite si ibyawe. Uratekena icyo urabizi, urabasha urabizi, ariko Imana iragira ngo uvuge ukuri. Koko nasomye ijambo rirambwira ngo uko kore kuzababatura. Mana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Uko kore kuzababatura. Niwamwemera ugafungura umuryango w'ubuzima bwawe, Yesu azaguha icyawe. Na icyo ufite ntabwo ari icyawe, icyo ufite urabeshya abantu, ariko Yesu aragira ngo aguhe icyawe. Uriya mudamu yinjiye muri karitsiye aratangirira ahamya. Abari bamuzi ng'indaya, bari bamuzi nk'umunyabyaha, bati none se uyu ni wa wundi winjizaga abagabo hafi ya buri munsi. Nurutubwira ko ahuye na Mesiya. Iyo wahuye na Yesu urahamya. By the way, iyo wahuye na Yesu ugira imbaraga mu zidasanzwe.
wowe ukurikiranye iyi video ndakwifuriza guhura na Yesu, kandi nawe umufite umukomereho kuko iyo agucitse ni amahirwe akomeye cyane ubu buse mu buzima, kuko niwe buzima, niwe tangiriro, niwe herezo, niwe kubaho kwanje. nawe amaze kumwakira ongera ukomere kandi ufate neza iyo mbano wahawe iturutse mu ijuru. Mana yacu ishimwe cyane. Ngana ku musozo, mwene data kandi inshuti yanjye, Mana itindane nawe cyane, ndakwifuriza guhinduka kugira ngo Yesu agukoreshe nawe uhindure abandi. Kandi cyane nagusaba, va mu rukibone. Ndatekereza ko iyo ugiye kwa muganga warwaye urembye, ntabwo wabaza ubwoko bw'umuganga uri bukuvure. Icyo ukeneye ni kimwe, ni ukagukiza uburwayi. Icyo ukeneye ni kimwe, ni ukakuvura nawe ukabona indwara yawe ikize. Ariko iyo utangiye ngo uri umuyuda nanjye nkaba umusamariya, buriya ubu byinshi. Iyo utangiye ngo nsengera hariya nawe usengera iriya ndaho ryahura, ubu byinshi. Kandi Yesu ni bose muri byose. Yesu aragukunda, icyo ashaka ni ukuva mu bayuda, ni ukuva mu basamariya ukaba umwana w'Imana isumba byose. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu ahita aba umugisha kuri bose. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu ntabwo aba akibaza idini. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu ntabwo aba akivuga ngo uri muremure cyangwa uri mugufi cyangwa urabyibushye. Agirira bose neza, kuko Yesu nicyo cyamuzanye. Yaje gushakiza ari zajimiye, yaje gutanga umucyo ngo abantu tube mu mucyo w'Imana, yaje kutubabarira ibyaha. Iyo utangiye ngo uri umuyuda ntabwo twasangira, ubu uriho byica cyane. Ntabwo uba urakira Yesu. Niba ukikira ubunini bwawe, niba ukikira ubwoko bwawe, niba ukikira akazi kawe, ntabwo urakira Yesu. Aho waba usengera hose, aho waba ubarizwa hose, niba ukikira ibyo, ntabwo urakira Yesu. Ndaguhamagarira kongera kwakira Yesu. Bibiliya iratubwira ngo tumaze kwakira Yesu, hariya mu Bakorino 5:17 ngira ngo nyatubwira ngo umuntu iyo ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha, ngo byose biba bishize, ngo kandi byose biba bihindutse bishyashya. Uwamaze kuba icyaremwe gisha abona abantu bose kari abana b'Imana. Ntabwo abakibi barebera mu ndorerwamo ngo ni umuyuda. Oya, ibyo birashira. Iyo byamaze gushira agira urukundo rw'Imana muri we. Urukundo rw'Imana rero uwo ruri muri we ntabwo rurobanura, kuko ruhata kugira neza, ruhata gutanga amazi rutavuze ngo uri umuyuda, ruhata gutanga amazi, ruhata gutanga imigisha rutavuze ngo usengera aha, ruhata gutanga imigisha rutavuze ngo wowe uri ubu bwoko, kuko twamaze kuba ubwoko bw'Imana. Turi abatambyi, turi ubwoko Imana yirongeye, duhita duhinduka ubwoko tukaba abana b'Imana. Nta bugufi nta burebure, tugirira bose neza. Sawa rero, Imana ikumbere umugisha. Reka dusoreze hano. Cyakora reka dufatanye gusenga, kandi tugifatanya gusenga ukore subscribe, ukore na share n'ikindi cyose Imana gushoboza gukora. Kandi nukuri umugisha w'Imana, amahoro y'Imana yibane nawe cyane. Reka dusengane. We wakiriye Yesu kaba rucitse indege, ndagira ngo dusengane kugira ngo Uwiteka yongere kongeremo imbaraga. Nawe utarakira Yesu ndagira ngo dusengane wongere wakire Yesu, ufungurire Yesu umutima wawe, arawinjiramo kandi araguhereza icyawe. Kandi ndabyizeye, ndashidikanya ni Imana igambire kugira icyawe guhereza, ukagitunga ukagendana nacyo, Imana yakigahabwa icyubahiro. Reka rero dusenge. Mana ndagushimiye, zina ryanjye ryubahwe, ngweretse mwene data, ngweresha mushiki wacu kurekeranye iyi video mu izina ryawe ryera, ufungiye kuri televiziyo mu izina ryawe ryera. Mana mwumugisha, mwamudukunda. Uyo tarakira Yesu niyakira Yesu, uyo warigeze indege nge mu izina ryawe ryera, musubiza mu imbaraga, yongera agendane nawe mu izina ryawe ryera. Yaratakaje ikintu
gikomeye, ariko Yesu ongera ugaruke mu buzima bwe, ongera ugaruke mu bugingo bwe, ongera data wa twese mwiza umuremere ikintu gishyashya mu buzima bwe, kugira ngo izina rye ryubahwe, kuko uri Imana isumba byose. Ngabana na mwene data kandi nyakubahwa Imana, data wa twese mwiza, ubane nawe mu byo akora, mu byo avuga. Data wa twese mwiza, ubane nawe mu mashuri ye, ubane nawe mu iterambere rye, ubane nawe mu kazi ke, mu izina rye waryera, ubane nawe mu byo ahagarariye, mu bareberera, ubane nawe, kuko uwo ayoboye ntabwo ayoba, agenda mu mucyo, izina rye rigashyirwa hejuru. Ngatindana natwe, niko dusabye Imana mu izina rya Yesu, amen kandi amen. Iri jambo ry'Imana kuko ryagufashije, ndabizi ryagufashije, subscribe urayisabwa kwikora, ugashayiringa mu nshuti zawe, ukabasangiza kuri iri jambo ry'Imana. Imana izaguha umugisha. Haleluya. Ndakwishimiye. Imana itindane nawe cyane.